Irambwira ngo umugezi wese akeneye ibyangombwa bitatu bingahe? Cya mbere akeneye inkoni, cya kabiri akeneye umutaka, icya gatatu akeneye ihema. Irambwira ngo niba kubaza impamvu bakeneye ibyo byangombwa uzabwire ko mu rugendo hari izuba ryinshi. Iki? Mubwire ngo mbega izuba. Irambwira ngo niba kubaza se ndiri kuva Imana ishimwe kuko yabisohoje. Yavuye. Irangije irambwira ngo impamvu umugezi akeneye inkoni nuko hari ubunyereri bwinshi bugiye guterwa n'umukungugu w'iryo zuba. Irambwira ngo impamvu umugezi wese akeneye ihema nuko iryo zuba rizabangamira ubuzima bw'iki bw'abantu. Irangije irambwira ngo by'umwihariko mushumba abantu bari bafite amakuru ko imvura igiye kugwa. Hari umuntu ufite amakuru ko imvura igiye kugwa nagire guca ko imvura izaba. Ndabazi. Yambwiye ngo nzababwire ngo nta mvura ikiguye. No mukwate neza. Nta mvura ikiguye. Mukomere bana mata nta mvura ikiguye. Agahinda n'imibabaro. Umukobwa w'ubu murahura. Wamubaza bati ibyo ni biki? Umukobwa akakwitegereza akakubwira erega ndi muri viziyo. Kandi n'abaririmbyi, kandi n'abahanuzi, kandi n'abavugabutumwa. Abandi bagiye ku musatsi w'abari umwimerere bahindura mu w'abazungu, abandi barawudefuriza, abandi bajya ku mikondo barayitobagura, abandi barangije bajya ku mazuru barayatobagura, abandi bashyiraho amaherena ku matwi bibwira mu mitima yabo bati Imana turagukosoye. Mubwire ngo igiye kugukosora nawe wamubwira niba utaragiye. Muratorero yarambwiye ngo nzababwire ngo muve mu kajagari k'ibyumba k'iki n'isengero, muve mu kajagari. None se muraho neza? Ushize yaranjyanye mu iyerekwa maze kujyana mbona idini rikomeye muri iki gihugu, sindivuze iryo ariryo nzarivuga ubutaha. Noneho ngiye kubona mbona ngeze ku rusengero nambaye kositimu ngiye kubwiriza, ngiye kubona mbona protokole araje yambaye akajipo kageze ahangaha, yambaye n'undeba ushima mbaze, yambaye fatira hepfo hejuru ndirwariza, yambaye umurokore wenda kubivamo nzayobwira ubutaha. Ngiye kubona mbona araje arambwira ati mukozi w'Imana we ntabwo wemerewe kubwiriza muri uru rusengero. Ndamaze ngo ni ukubera iki? Arambwira ati ibintu ufite ntabwo tubyemerewe kubyakira. Ndamaze ati si idini ryanyu ryitwa gute cyangwa itorero ryacu? Arangije arambwira ngo itorero ryabo ryitwa Eglise Banyahe. Eglise umurikuza. Arambwira ngo itorero ryacu ryitwa Eglise Banyahe. Eglise Banyahe. Aya masoko nangahe? Nabiri. Isoko rya mbere iri n'inyanya byitwa ibimene. Ibiki? Byajemo n'ibisimba bizamo n'inyo byarabose. Irambwira ngo irya kabiri ni isoko ryitwa isoko ririmo inyanya z'intoranye nziza cyane. Irangije irambwira atari ko n'amasoko uko ari abiri. Haleluya. Amen. Isoko rifite ibimene niryo rifite abakiriya. Amen. Ubundi njya mvuga ngo twasaze ibisazi byitwa ibipatusi, ibisazi byitwa umwuka wera. Haleluya, haleluya. Nyamara umwanya afite muto kugusuhuza umubyaza umusaruro simukubyariza. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye rero kuririmba indirimbo imwe, nidusoza mbasuhuze no mu ijambo nzagaruka nanjye sinjye. Haleluya, amen. Ngo ino rero tumfashe kuririmba, icara hano. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen.
nzamara nawe utegure kuzamara Imana iguha umugisha izakurindira ubugingo.
Imana iguha umugisha izakurindira ubugingo. Imana ibaha umugisha izabarindira ubugingo. Mubwire ngo neza. Mubwire ngo neza. Imana ishimwe kuko yaduteguriye igihugu. Hepfo yavuze ngo nubona ngiye kunanirwa, Mana uzanyibuke, uzandindira ubugingo nk'ubw'abakiranutsi. Nashimye Imana by'umwihariko aha hantu haracyari network y'umwimerere. Ariko vuga ngo ariko mukomereza, nimusubire inyuma muzaba nk'abandi. Yesu ashimwe. Ndetse turaziranye kuva 2009 umva twarakubitanwe pe. Haleluya. Amen. Ariko Imana ikagitubwira ati bana banjye nzabagirira neza mu nkomere. Yakugiriye neza umushu. None warabyibushe matama yaraje. Haleluya. Haleluya. Amen. Wabaga icyango turi abasore bane tuje kubwiriza. Yaratubwiraga ati muhagarariye igihugu ni mugende. Yadutuma i Kigali tukajya i Kigali. Tugahaguruka n'ingoma n'amapendo. Ndabikomboye byabi. N'amapendo yatubwira ati mwatake Kinyinya ngo Kinyinya tukayikaba. Yatubwira ati Kimirongo. Yatubwira nuko. Haleluya. Amen. Umunsi vuga ngo umunsi inzara igiye kutwica neza. Yarabizi umushumba Imana mu mugisha aracyari. Haleluya. Amen. Igiye kutwica neza. Noneho dufata umwanzuro ndababwira ati yewe simbwiriza ntariye. Njyewe ntabwo mbwiriza ntariye. Haleluya. Baravuga ati uranabwiriza tutabwiriza ntuzasubira icyago. Haleluya. Amen. Ndababwira bwira Imana tumamana ndamarama Imana maze ariko ufitanye ubumwe n'iki? Imana. Umuntu ufitanye ubumwe na yaramaramaze. Haleluya. Amen. Mbona mwasizera ara. Haleluya. Amen. Ndayibwira ngo ntabwo mbwiriza ntari. Nini nzarafite. Ubwo ndabyara bodaboda uyu warabizi n'igipataro kingana gutya n'igishati. Ndabwira ati simbwiriza ntariye. Irambwira ngo mwana wanjye urabwiriza uriye. Haleluya. Amen. Iratubwira ati Kimirongo. Kabyo twageraga umwe yajyaga nk'efiriya, undi akajya firiya, undi akagiriya, undi akagiriya. Isoko ryose tukarifata. Mwe yavuga ati raje. Haza n'abandi bakabati hari abandi bavuye icyago ariko vuga ngo raje. Haleluya ariko. Amen. Haleluya. Amen. Turangije bagiye mu isoko na Bibiliya yanjye. Hari ikintu njya nkora iyo ngiye kubwiriza mu isoko cyitwa kubanza gutata igihugu ngiye kubwirizamo. Ngewe mbere yo kubwiriza ndabanza ngatata. Haleluya. Iyo ngiye mu isoko nuko mbigenza. Fata Bibiliya yanjye nkageze mu isoko. Yesu ko itabazimo, ngo bitabapinga, ngo bitabasuzugura n'abaduciraho, abatwita abasazi. Haleluya. Amen. Ndikuzenguruka mbona umusore araje arambwira ati koze wima muraho neza. Ngo nakwereke umumama mushira umusuhuze. Aba rero kanze akiriye umumama muraho neza. Ndi n'umukozi w'Imana aje kubwiriza muri iri soko. Kandi sinanamubwiye ko nje kubwiriza. Imana shimwe. Abagize gutya abacomora n'ibihumbi 10. Arabwira ati hari igihe wagenda tutongeye kugira ute ko ntabwo ngorera Imana ntariye. Haleluya. Bangiye kuri abagenzi bagenzi aho batangiye nabo gutatira. Turagenda twinjira ahantu dufata amata, dufata ibiryo, dufata litiro y'amazi iriya nini buri muntu. Yesu nashimwe. Icyo gihe byanaguraga make. Haleluya. Amen. Turangije turarya ndabona ati iwawe nanjye wanjye nawe dufata igihugu cyitwa umujyi wa Kimironko.
haleluya, mu buryo bw'amasengesho. turabwiriza mpamvu ni kubesa ahantu hari abakarani bageze baraterana baravuga ati uyu mukozi w'Imana ntabwo yagenda tutamukoreyeho iki umugisha. Haleluya. Muzajya ubona umukozi w'Imana ukabona ko afite imana zera, ko hari n'abagira izitera, bafite iz'umukara, bafite iz'umuhondo. Nzabasobanurira ngarutse ahangaha ko nzagaruka, nzabasobanurira ko ndi kubasuhuza. Haleluya. Amina. Baravuga turi umukozi w'Imana, twese tugomba kumuteranyiriza. Haleluya. Itike n'ibyo kurya bateranya 20,000. Umukozi w'Imana natwe tukugireho umugisha, dusengere Imana izaduha ubugingo. Haleluya. Amen. Barangije bankuraho umugisha by'ukuri, shimye Imana. Haleluya. Amen. Kubu naje hano nta wankoreyeho umugisha, nta wagize uti bita byabura. Haleluya. Ntabwo ngewe ni wa wundi ubanza kukubwira ngo shyira ku momo. Oya, ibya momo nge narabirenze, kabone nubwo ntabirenga kugenda n'amaguru ndabyemerewe. Vuga ngo arabyemerewe. Siko nagenda ku rugendo rw'amasaha 8 Cyabugo, hava ahitwa Nyenje nkajya za Nyabitimbo n'amaguru, hano ko kwani Kigali hafi ahangaha. Yesu nashimye. Rero shimye Imana ko haleluya by'ukuri irushaho kugenda ingirira neza. Nzababwira ubutaha, mwanyemera tugasoma ijambo ry'Imana tukaganiraho gato jya mu Migani wumva ijambo Imana yambaye kukuzanira uyu munsi ryawe. Imigani 21 umurongo waho wa 18 wonyine. Turaza gusimbuka dusome 30 na 31. Imigani 18 umurongo 21, 18, 30 na 31. Wumve uko Imana igiye kuvugana nawe ijambo rikomeye riruta iryo sheri wawe mwavuganye, riruta iryo mama wakubyaye mwavuganye, riruta iryo bishop umushumba ukuyoboye yakubwiye, riruta iryo nge nakubwira. Ni Imana igiye kuvugana nawe. Imana iravuze ngo utega amatwi, utaza kuvuga ngo ntabwo wabyumvisha. Umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi, n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Nimuvuge ngo amen. Amen. 30 aravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. 31 aravuze ngo ifarashi irindirije umunsi w'urugamba, ariko kunesha guturuka ku Uwiteka. Nimuvuge ngo amen. Amen. Dusomeze mu rwa mbere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ruturanye na Yuda na n'ibyahishuwe. Yuda ego n'ibyahishuwe, ku byahishuye kwa Yuda tujya kwa Yohana. Urwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo waho wa 12 wonyine. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 12 ni ijambo rivuze ngo rwa mbere rwa Yohana 12 riravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. Muraho neza? Muraho? Nyemerera umuhanurire umubwire ngo Imana ikuzaniye incungu. Imana ikuzaniye incungu. Imana iravuze ngo umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi. Reka bivuge ntuje nk'umunyamwuga mubwire ngo
nimba wicaye ahangaha utarakizwa, ukaba wicaye ahangaha kuva Imana ivuga ukaba utarahinduka, witegure kuba narivuze ngo nimba wicaye ahangaha ukaba utarakizwa, witegure kuba incungu y'uwo mwegeranye. Ni ijambo rivuzwe n'Imana, kandi Imana irivuze iri seriye. Muraho torero? Muraho neza? Tumenyereye cyangwa se mumenyereye cyangwa njye menyereye gusengana n'abantu batabwiza ubwoko bw'Imana ukuri. Nje kukubwira ijambo rikomeye cyane, yarambwiye ngo amakuru y'ukuri asigarijwe abana b'Imana. Ntabwo byumvishe, ntabwo muri kubyumva. Ngewe ibyo kuza kukubwira ngo ugiye muri Amerika ntabwo ari ngombwa. Ijambo mubwiye rikomeye ni ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzahinduka. Kabone Imana yakubwira kubaka etaje, kabone itabikubwira, icyo yanditse kuri wowe yaracyanditse. Ngenje kugukundisha, kwanza ngiye kuguhereza iyi mikoro ndayetse. Ubundi ntabwo dukorana nazo, nini dukorana nazo. Aya masoko nangahe? Nabiri. Isoko rya mbere iri n'inyanya nyinshi byitwa ibimene. Ibiki byajemo n'ibisimba bizamo n'inyo byarabose. Irambwira ngo irya kabiri ni isoko ryitwa isoko ririmo inyanya z'intoranye nziza cyane. Irangira atari ko n'amasoko uko ari abiri. Haleluya. Isoko rifite ibimene niryo rifite abakiriya. Nabazi yarambwira ngo umunyarwanda wese afite impano y'ubugenzuzi. Yarambwira ngo njye babwira make. Iri soko ririmo ibimene. Aya masoko yose mushumba njye ndayazi. Iyo ndigezemo mpita menya ibyo ari byo. Ikarisa rwose. Nibyo. Iri rero riracyafite inyanya z'intoranye. Iri soko ririmo ibimene rifite abakiriya benshi, kandi abacuruzi bacururiza muri iri soko ni banzu yamwe. Nutayambaye nta gusengera. Ntagira ute? Muratorero? Yarambwiye ngo nzababwire ngo muve mu kajagari k'ibyumba k'iki n'isengero, muve mu kajagari. None se muraho neza? Ushize yaranjyanye mu iyerekwa, maze kujyana mbona idini rikomeye muri iki gihugu, sindivuze ibyo aryo nzarivuga ubutaha. Noneho ngiye kubona mbona ngeze ku rusengero nambaye kositimu ngiye kubwiriza, ngiye kubona mbona protokole araje yambaye akajipo kageze ahangaha, yambaye n'undeba ushima mbaze, yambaye fatira hepfo hejuru ndirwariza, yambaye umurokore wenda kubivamo. Nzayobya ubutaha. Ngiye kubona mbona arashe, harambwira ati mukozi w'Imana, we ntabwo wemerewe kubwiriza muri uru rusengero. Ndamaze ngo ni ukubera iki? Arambwira ati ibintu ufite ntabwo tubyemerewe kubyakira. Ndamaze ati si idini ryanyu ryitwa gute cyangwa itorero ryacu? Arangije arambwira ngo itorero ryabo ryitwa Eglise Banyahe. Eglise umurikuza. Arambwira ngo itorero ryacu ryitwa Eglise Banyahe. Eglise Banyahe. Mubaze nguri gusengera. Nanjye mbaza kutamubaza. Ndangije ndamubaza ngo Eglise Banyahe bisobanura iki? Arangije arambwira ngo ni ikoraniro ry'abanyabyaha. Ikoraniro ni itorero abanyabyaha bahuriramo. Irambwira ngo nzabwira abantu ngo nimusobanuze aho muri gusengera. Yanyeretse amajipo agera kuri 3 Satani yazamuye mu gihugu cye ndetse no ku isi. Ijipo ya mbere yitwaga mfatira hepfo hejuru ndirwariza. Ijipo ya kabiri yitwaga umurokore wenda kubivamo. Ijipo ya gatatu yitwaga n'undeba ushima mbaze. N'undeba ushime umbaze. Nzababwira ubutaha. Mwitonde iyo myambaro muri kwambara bijyanye na vision 2020. Muramenye itazabaho. Neza soze, beza igitenge no soze. Beza igitenge soze. Ndebure buryo. Beza igitenge soze.
n'agahinda yewe n'agahinda n'imibabaro n'agahinda yewe n'agahinda n'imibabaro umukobwa w'ubu murahura wamubaza bati ibyo ni biki umukobwa akakwitegereza akakubwira erega ndi muri viziyo bagira hepfo hejuru ndi rwasi muraho murafatira hepfo hejuru iyi jipo si sawa si y'abarokore si y'abarokore iyi iri mu itorero rya ADEPR niho satani yagiye kuyobereza ubwoko bw'iki iyi jipo yishe abashumba benshi yica abavugabutumwa benshi yica abahanuzi benshi mbese yarabishe yarabazengereje irangije inamya ngo mwitonde imyambaro muri kwambara ntabwo ijyanye na bizo satani arayibayobereza n'agahinda ariko igihe nacyo ni kibi rero n'agahinda saa iri kumbwira ngo ubwo bwakeye n'agahinda n'imibabaro n'agahinda yewe n'agahinda n'imibabaro n'agahinda yewe n'agahinda n'imibabaro umukobwa w'ubu murahura wamubaza bati ibyo ni biki umukobwa ajya kwitegereza umukobwa cyangwa reka tuvuge imana satani tumuhonge reka tumuhonge kandi ni abaririmbyi kandi ni abahanuzi kandi ni abavugabutumwa abandi bagiye ku musatsi w'abari w'imbere bahindura nk'abazungu abandi barawudefuriza abandi bajya ku mikondo barayitobagura abandi barangije bajya ku mazuru barayatobagura abandi bashyiraho amaherena ku matwi bibwira mu mitima yabo bati Imana turagukosoye mubwire ngo igiye kugukosora nawe wamubwira niba utarayikosora uyondi mu kazi ngomba kugakora yarambwiye ngo iyo unkoreye kuri konti hajyaho amadolari 2,500 iyo nkoreye Imana ubu yagezeho nawe uri ahangaha wicaye utazi nayo yageze noneho ngiye kubona amataburo ya kabiri yanditseho ikosora rya kangahe rya kabiri ndabaza ngo urashaka kuvuga iki bisobanura iki arangije arambwira ngo genda umbwirire abantu bagosoye ngo ndacyari ku ntebe y'imbabazi nibisubireho bihane niba batisubiraho ngo bihane Imana ije gukosora abantu bayikosoye ni ijambo ridahinduka vuga ngo ridahinduka itagira ute rirahindurwa no kugira ute no kwihana ijambo ry'Imana Baroma 2:7 ni ijambo rivuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudafa babishakisha gukora ibyiza batagira ute izabitura ubugingo bugira ute Ibyashuwe 3:15 ni ijambo rivuze ngo nzi imirimo yawe yuko udakoje kandi ntubire yabari ukoje cyangwa wari wakazuyazi nuko rero kuko udakoje kandi ntubire ngiye kukuruka kukuvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkenye utazi ukuri umutindo ukabarirwa uri umukene uri n'impumyi ndetse wambaye ubusa dore ndakugira inama ungureho izaba atunganyijwe mu ruganda ubona uko umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagira ute zitagaragara abo nkunda bose ndabacyaha nk'abandi hano nuko rero gira umwete wihane dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu n'ijwi ryanjye agakingura urugi zinjiriwe dusange unesha azamakucara nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami kuko nanjye nanesheje nicarana na data ku ntebe ufite ugutwi nibyo by'umwuka abwira amatorero ibyo umwuka ari kubwira amatorero mu ncamake itegura urugendo Imana ishyize imbere yawe uruki ubwo ni mu ncamake yarambwiye ngo imbere y'umunyarwanda wese yashyize urugendo uruki imbere y'umuntu wese turi isi hirya no hino yashyize iki uruki irambwiye
irambwira ngo imbere y'uwabwiwe urugendo n'utararubwiwe igize ute komera imana maze ubwiye mu gihe kuko samuka amashimo yakome ugifite igihe kuko ni ikintu kandi ndazakora irangije irambwira ngo umugezi wese akeneye ibyangombwa bitatu bingahe cya mbere akeneye inkoni cya kabiri akeneye umutaka icya gatatu akeneye ihema irambwira ngo niba kubaza impamvu bakeneye ibyo byangombwa uzabwire ko mu rugendo hari izuba ryinshi iki mubwire ngo mbega izuba irambwira ngo niba kubaza se ndiri kuva Imana ishimwe kuko yabisohoje yavuye irangije irambwira ngo impamvu umugezi akeneye inkoni nuko hari ubunyereri bwinshi bugiye guterwa n'umukungugu w'iryo zuba irambwira ngo impamvu umugezi wese akeneye ihema nuko iryo zuba rizabangamira ubuzima bw'iki bw'abantu irangije irambwira ngo by'umwihariko mushumba abantu bari bafite amakuru ko imvura igiye kugwa hari umuntu ufite amakuru ko imvura igiye kugwa nagire gutya ko imvura izaba ndabazi yambwiye ngo nzababwire ngo nta mvura ikiguye nta mvura ikiguye mukomere Imana amashyi nta mvura ikiguye uwo mutari yakomeza ibintu mwihaye bose imvura iraguye no mu kwa cyenda ntizagwa irangije irambwira ngo nzababwire ngo ayo makuru mwakiriye y'imvura igiye kugwira abantu bose baturi hirya no hino nta mvura ikiguye irangije irambwira ngo imvura isimbuwe n'izuba ese ni izuba yarambwiye ngo nta mvura ikigize ute imvura isimbuwe n'iki irangije irambwira ngo nzababaze ngo ari ubunyereri bwo ku bw'izuba n'ubunyereri bw'imvura murahitamo ubu muhitamo kimwe vuba izuba bagire gutya vuba vuba izuba bazamuka imvura bagire gutya ubyange ntubyemere izuba uko ryasimbuwe ntigwire mu maboko yayo niko Dawidi yavuze ariko siko bimeze irangije iravuga ngo byago umushumba arabasabiye ntakundi nyine ariko nukunda abashumba bubaha irangije irambwira ngo byakwanga byakunda izuba rizagira ute rizava kubera kuko abantu basuzuguye Imana barabati imvura igihe yavugiwe izagwa ryari murabona izuba ritari kuva irangije irambwira ngo umugenzi udafite inkoni azakorera urugendo hanze y'igihugu komera amashyi ko azakora urugendo hanze y'igihugu bareba bitwara ngo yakome urutanya nta muzakora yo muri yo ntabwo muri irambwira ngo umuntu ufite inkoni n'umutaka azakorera inkoni mu kagari akorera inkoni mu mudugudu akorera inkoni mu murenge akorera urugendo mu karere akorera urugendo he afite iki inkoni n'umutaka irangije irambwira ngo umuntu ufite inkoni n'umutaka n'ihema azakora urugendo mu rugo rwe akora urugendo mu cyumba cye akora urugendo muri saro ye akora urugendo mbese mu mbuga ntabwo azarenga urugo rwiwe ari gukora iki ukeneye icyaho ngaho ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo nawe udafite umwana w'Imana Imana iguhereza umugisha kandi iguhereza ikindi gisimbura iki mu izina rya Yesu kuko iki gikoze umurimo w'Imana ijambo riravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo nawe udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite ijambo risoje rivuga ngo umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi
n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Imana ivuganye nanjye ngo mubwire ngo we gutinya umuntu wari uri kukugenza, we gutinya umurozi wari uri kuguteza amahembe, we gutinya wari uri kukugambanira. Haleluya. Imana iravuze ngo imuhinduye incungu yawe. Niko Imana ivuze. Imana imuhinduye incungu yawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo riravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ifarashi irindirije umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Akira kunesherezwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Akira kunesherezwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Ijambo ry'Imana avuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabane, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ijambo ravuze ngo nzi imirimo yawe. Imana izi imigendere yawe, izi imivugire yawe, izi imikorere yawe, izi imitekerereze ya, izi kudakonje, izi kutanabizi. Iyo byibuze wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero kuko uri akazuyaza udakonje ntubiri, Imana iravuze ngo igiye kukuruka. Ntabwo twanezezwa nuko Imana yakuruka, ahubwo twanezezwa nuko wahindukirira iki Imana, ugaba umukristo nyakuri. Yesu Kristo aduha umugisha kandi adufasha. Nyemerera ahagurukire ku maguru abiri, soze gukiranuka kose gusengera Imana kugira ngo imbabazi z'Imana zikubeho mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana zikubeho kandi murakoze cyane kwakira no kumva ibyo Imana yantumye kugira ngo bibagezeho. Yarambwiye ngo izi ngendo tugiye gukora n'utwo duhinja bahetse tuzazikora. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo byoroshye, ariko abari mu mababa y'Uwiteka nawe si yahinduka. Twebwe turashinganye, tugiye gusenga mbere dusaba Imana imbabazi, kabiri dusenge dusaba ibyo byangombwa uko ari bingahe, uko ari bitatu. Mwami Yesu, Imana ikomeye, haleluya, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho. Nyemerera babarire ubwoko bwawe, ibyo wantumye ndabikoze, umurimo wantumye gukora ndawukoze. Nyemerera rero Kristo Yesu ubabarire ubwoko bwawe, aba bagabo babarire, abasore babarire, abakobwa babarire, itorero ribabarire, muri rusange twese tubohorwe n'Imana. Imbabazi z'Imana zitubeho. Akoze kumvishe gusenga no kwinginga, iyo bisabye nizeye izina rya Kristo Yesu, amen. Nyemerera urambure ikiganza cyawe cy'iburyo. Mwebwe byarakemutse, tumwe byarakemutse, muzazikora tu. Ndambura n'ikibumoso, byombi. Ubwo uramburiye abana bawe mutazanye, uramburiye wawe, uramburiye umugore wawe, ngiye kubasengera, mbasengera basabira ibyo byangombwa uko ari bitatu. By'ukuri kubona ukorana urugendo n'abana bawe mu rugo rwawe bizaba byiza cyane kurusha uko mwarukora mutandukanye. Nimurukora mutandukanye, mwazagenda kwe undagenda, muzongera kubonana rusoje, nimugira umugisha wo kutazananirirwa hehe mu nzira. Mwami Yesu, Yesu Kristo byose kunanira mu gihe cyashyizweho. haleluya. Tukimara kumva ijambo ryawe duciye bugufi cyane, turakwinginze dore y'ibintu n'imiryango yacu, abana